Reka mbasuhuze rero mbahereze ikaze kuri ya channel yanyu ya Gadget Entertainment. Niba ari ubwa mbere tugiye kubana ukaba utari wakora subscribe, banza urebe aho ngaho handitse subscribe uhakande, abari amasegonda make nta nicyo biba bitwaye, kugira ngo uko nshyizeho ikiganiro, ndabizi ibiganiro byanjye biba ari ibiganiro bifite umumaro, ibiganiro byubaka, ibiganiro bitarimo amatiku. Uko ngishyizeho rero ujye uba mu bantu ba mbere bakirebye kigishyushye kikiri gishyashya, kugira ngo tujye tugira aho tuva tugire naho tugera bitewe n'inyigisho tuzajya dukura kuyicana. Uyu munsi wa none ugiye kubitangaza amakuru, ugiye ku mbuga nkoranyambaga, bitangazamakuru bigiye bitandukanye hirya no hino mu isi muri rusange, nta kindi kiri kuvugwa usibye intambara ya Iran ndetse na Israel. Abantu rero bakibaza ngo ese uru rwango hagati ya Iran ndetse na Israel rukomoka he? Ese ubundi rwatangiye ryari? Ese ubundi byagenze gute kugira ngo iki gihugu cya Iran ndetse na Israel bibe bimaze imyaka isaga 47 cyangwa 48? Kuko ababizi bakubwira yuko iyi ntambara yatangiye mu 1979. Noneho bakibaza ngo ese ni ukubera iki iyi ntambara itagirangira? Ese uru rwango rukomeye gutya ibihugu bihora birebana y'ingwe ubundi bituruka hehe? Byagenze gute kugira ngo bigende gutya? Uyu munsi rero kuri iyi channel nanjye nabashakashaki ndavuga nti ariko wa mugani, reka kuri abantu bakoze subscribe mbazanire inkomoko y'uru rwango, be kujya bumva ngo no munsi byarwanye, ejo byarasanye, aba barasha abangaba, aba bateye abangaba, abandi bohereje drone, abandi bohereje ibifaru, abandi bohereje ibisasu bya misile, ariko batazi ngo ubundi birwana kubera iki. Uyu munsi rero nkaba ari byo navuze nti kuri ya channel yanjye abantu bakoze subscribe mbibazanire nabyo tubimenye, tujye tugenda tunyura mu kantu mu tuntu n'utundi, twe gusigara inyuma, twese tujyaje tugenda nyine tumenye ibiri kubera hirya no hino, ndetse tumenye utuntu n'utundi ku nkomoko zabyo. Ubundi ngo uru rwango mubona hagati ya Iran na Israel mbere y'umwaka w'1979 ntabwo ariko byari bimeze, ndetse n'aya mazina kuvuga ngo yenda cyitwa Iran cyitwa Israel ntabwo ariko byitwaga. Ubundi Iran ya kera yari ifite izina bitaga Persia, cyangwa igihugu cyitwaga igihugu cy'abaperisi. Noneho Israel yo yari ifite izina bita Juda, cyangwa cyari igihugu nyine cy'abayahudi. Nuvuga ngo amazina bufite ntabwo ariko kera byahereye kera byitwa, ndetse banatubwira ko usibye ku mazina gusa ahubwo byari ibihugu by'inshuti, byari ibihugu byakoranaga. Iran na Israel cyangwa Persia ndetse na Juda by'icyo gihe byarakoranaga cyane. Icyo gihugu cy'abaperisi rero nicyo cy'abayuda byarakoranaga ku rwego rwo hejuru, aho usanga bifite imihahirane, bifite imikoranire mu buryo bwa gisirikari, ndetse nyine byari ibihugu bifatanya mu bintu byose, nk'uko uyu munsi y'igihugu n'ikindi bifitanye imikoranire, usanga mu bucuruzi, ahantu hose, mbese ku mutekano, gutabarana, kuganira, guhanahana ibintu n'ibindi, ndetse usanga bikorana mu bintu hafi ya byose nyine, kubera yuko ari ibihugu bibanye neza. Igihe rero cyaje kugera Israel y'icyo gihe ariho yo bavugaga yuko yari y'abayahudi cyangwa bitaga Juda, irwana n'igihugu bitaga Babuloni. Icyo gihugu rero bitaga Babylon cyarwanye n'icyo gihugu cya Israel. Icyo gihe igihugu cya Babuloni kiratsinda. Itsinze rero ijya gufata abacakara mu gihugu cya Israel ibajyana iwabo. Nuvuga ngo icyo gihugu cy'abayahudi cyafashwemo abacakara bajyanwa muri icyo gihugu cya Babuloni. Icyo gihugu rero bitaga Babuloni cyangwa Babylon cyafashe abacakara benshi cyane, hafi igihugu cyose cya Israel kikijyana kubagira abacakara. Noneho bitewe n'uko Iran na Israel byari inshuti, icyo gihe umwami wa Iran cyangwa umwami wa Persia y'icyo gihe, cyangwa ubwami bw'abaperesi, yari umwami bitaga Muhammad Reza Pahlavi. Uwo mwami Pahlavi rero yahise nawe ajya kurwana na Babuloni. Arwanye na Babuloni arayitsinda. Amaze kuyitsinda ahita ategeka yuko abacakara bakuwe muri Israel cyangwa Yuda y'icyo gihe basubizwa iwabo. Icyo gihe rero Babuloni yarabarekuye, cyangwa Babyloni y'icyo gihe yarekuye abacakara yari yarafashe ibakuye muri Israel cyangwa muri Juda y'icyo gihe. Israel ubwo abanya-Israel basubira muri cya gihugu cyabo bari basanganwe, nyine bisubirira ku butaka bwabo butagatifu, nk'uko bari mu gihugu cyabo n'ubundi bagatwarwa nk'abacakara. Ubwo uwo mwami Pahlavi wo muri Iran yabafashije gusubira iwabo. Igihe kiza kugira rero Iran igira impinduramatwara mu 1979. Uwo mwami Pahlavi avaho asimburwa n'undi bitaga Ruhollah Khomeini. Uwo Ruhollah Khomeini
we yahise atangira kwanga Isirayeli. Yatangiye kwanga Isirayeli rero kubera iki? Abanya-Isirayeli bakiva mu bucakara bakagera iwabo basanze bari bafite abandi baturanyi bita Palestine, ariko Palestine n'ubundi igihugu yari gisangiye n'aba-Isirayeli b'icyo gihe. Bamaze kugera rero icyo gihe Isirayeli isanze abanya-Palestine bamaze kuba benshi, itangira ivuga yuko ubutaka bwabo batura ubwo ngubwo buturanye na Isirayeli aribwo bita Palestine y'iki gihe, bavuga yuko nabwo bwari ubwabo, bwari ubwami bwa Isirayeli guturuka mu myaka myinshi yashize. Noneho abanya-Palestine nabo bakavuga yuko ubwo butaka ari ubwabo. Urumva yuko urwango Isirayeli ifitanye na Palestine ni urwango ubundi rujyanye n'ubutaka. Noneho Irani rero, uyu muyobozi mushyashya wari umaze kujyaho yahise avuga ati Isirayeli iri gukandamiza Palestine. Mbere mwahoze muteraniye muri abaturanyi, muteraniye ubutaka, ariko ubu ngubu noneho Isirayeli yashakaga kubugira ubwayo. Uyu mwami rero ararakara, ahita afata umutwe wa Hezbollah aravuga ati noneho nujye muri Palestine ujye urwanya Isirayeli, Isirayeli ye kugira imbaraga zo itazafata Palestine ikabigira ubutaka bwabo. Isirayeli rero nayo ibibonye irarakarira iravuga ati Irani ntabwo yakagombye kuba iri gufasha Palestine kugira ngo tutayaka ubutaka bwacu. Aho Amerika rero aho ngaho n'ubundi niho yaboneye ihita imanuka iza gufasha Isirayeli. Ngira ngo na n'uyu munsi Donald Trump mumwumva avuga ati njyewe ahantu hose niyo haba hari intambara iri kumenekamo amaraso gute, ahantu hose hari ubutunzi cyangwa ahantu Amerika irabona inyungu, ngomba kumanura y'umusirikari wanje, kamanura y'igitwaro cyanjye kikagenda kigakora ibidakwiye, nkagenda nkamenya niyo byagenda gute, ariko ngiye ngomba kugenda ahantu hose hari inyungu, ngomba kohereza y'umusirikari wanje icyo byasaba cyose, ubundi bwo rero iyo mari bikarangira ngitsindiye. Amerika rero nayo wakibaza tese kujya gufasha Isirayeli ni izihe nyungu iba ifite hariya? Ni ukuvuga ngo kujya gufasha Isirayeli kwa Amerika, ni ukuvuga ngo hariya ibishaka kugira ijambo hariya mu burasirazuba bwo hagati. Kwagira ijambo rero biba bivuze iki? Ni ukuvuga ngo ibitwaro byinshi bya kirimbuzi hariya hantu niho bikorerwa, haba amapeteroli menshi, haba ubucuruzi bwinshi, ndetse iyo ufite inshuti hariya nka Isirayeli biba bivuzwa yuko ufite igihugu cyiza cy'inshuti, ndetse n'umutekano w'isi uba ukontorora neza, kubera yuko buri Isirayeli nayo abayizi buriya bavuga ko ku ntambara ari mbi cyane, ndetse no mu bijyanye no gukora ibitwaro bya kirimbuzi buriya nayo ngo ni mbi cyane, no gukora ibindi bisasu bigiye bihambaye. Amerika rero ikavuga ati kugira inshuti nka Isirayeli muri burasirazuba bwo hagati ni umugisha, kuko bizajya bituma peteroli tukabonera ku gihe, ubucuruzi bwacu bugende neza. Ubucuruzi rero mu bijyanye n'iki, buriya muri Amerika hari inganda nyinshi zikora izi ntwaro. Ni ukuvuga ngo rero kuba Amerika yagira gutya igakomeza igashyigikira iriya ntambara ikamara igihe kingana gutya, ibigurisha y'intwaro, imbunda, za drone, indege z'intambara zigiye zitandukanye, uvuga ko rero inganda zo muri Amerika zikora intwaro zikomeza zikabona isoko bitewe n'iriya ntambara, kuko buriya ngo ababizi bavuga yuko iriya ntambara ari intambara ikoreshwamo intwaro zigiye zihenze kandi zifite ubukana bukomeye cyane. Inyinshi rero ndetse n'ubwirinzi bw'ikirere Isirayeli ishobora kuba yakoresha bukaba bugurirwa muri Amerika. Amerika rero ikabihabona inyungu nyinshi cyane ku bintu byinshi bihakeneye. Ngira ngo rero bakomeje gukurikirana ikiganiro muri kumva yuko Isirayeli ndetse na Irani bipfa ubutaka, ariko ubutaka bwa Palestine, kuko Irani yibivuga ati Isirayeli iri guhohotera Palestine ishaka kuyaka ubutaka. Isirayeli nayo ikavuga ati ubutaka bwa Palestine ni ubwacu. Muri make y'abapfa ubutaka bwa Palestine, aho Irani bivuga ati Isirayeli ntabwo igomba kubufata, Isirayeli nayo ikavuga ati buriya butaka bwa Palestine tugomba kubugira ubwacu. Irani iri gushyigikira imitwe myinshi y'iterabwoba kugira ngo ize kuturwanya. Reka rero ubundi aba ariyo twirasira tw'ubwacu, aho kugira ngo dukomeze turase no muri Palestine, reka tujye dukubitana na Irani. Niyo mpamvu rero ruriya rwango ruhari ni urwango rw'ubutaka, ariko ibihugu bibiri buri ruhande rukaba rushyigikiwe. Amerika nayo rero ikavuga ati nanjye hari ahantu hari intambara ngomba kuyimanuka nkagenda nkasahurira mu nduru.
reka njyewe mbe nsubikiye ikiganiro cyanjye, mu kanya ndaje nkomeze n'ikindi kiganiro. Ariko niba utarakora subscribe, ngira ngo wakora subscribe, biba byoroshye cyane, ni ibintu bidakomeye, ni ibintu bisaba amasegonda makeya, kandi ni ibintu bitagize icyo bitwaye kuba wagisharinga rero ukagiha mugenzi wawe. Ushobora kuba uzi mugenzi wawe uba utazi inkomoko y'iyi ntambara, cyangwa wumva birwana gusa atazi iyo biva n'iyo bijya, ushobora kukamwoherereza akakumva akamenya inkomoko, ukanamubwira agakora subscribe nawe agahereza abandi, kuko ibi bintu mba nakoze ntabwo mba ngira ngo mbyumve njyenyine, mba ngira ngo buri wese nyine amenye ikiri kujya mbere hirya no hino, kugira ngo tujye dukomeza. Rero mbabwire ngo mukomeze mukore subscribe ndetse mukomeze mubane nanjye, mu kanya ndaje gato dukomeze n'ibindi biganiro. Ciao ciao.